Gisaka Summer Fest 2019 yongeye yagarutse mu mujyi wa Kibungo. Ni kuri uyu wa gatanu tariki ya 2 Kanama 2019 aho tuzataramana muri bar umwe aho bakunda kwita kwa Karuranga Kibungo Rompwe hamwe na Bimba Rugamba umwami w'Igisaka Dusabimana Emmanuel Lucky Fire Shan Fabric Pfundo Nyaryo bakunda kwita muri Murumuna Bobista Wirikaka The Pen King ndetse na The Chris. Hazaba hari kandi abamanzuzi guturuka Uganda, ababyinnyi ndetse n'abakomediye, cyane cyane abakunze kwitwa akariho nikavugwe comedy. Kwinjira amafaranga 1000 muri VIP na 500 ahandi hose. Igitaramo kizatangira isaa 12 zuzuye kugeza mu gitondo. Baturage mutuye mu mujyi wa Kibungo, Rompwe, Musambu, Urukira, Izaza, Karembo, Kibaya, Kabarondo, Kayonza, Rwamagana nimuzatangwe kuko kura n'igihombo ikabije cyane. C'est toi baby, toujours je pense à toi baby. Quand je chante à toi.